Ibihugu byari bihanze amaso muri Ukraine ubu bihanze amaso muri Congo, intambara ihinduye isura. Congo igiye gushora amamiliyoni y'amadolari mu ntambara. Ingengo y'imari igiye gushorwa mu basirikare ngo barwanye M23, umutungo w'igihugu ugiye gutikirira mu basirikare uzagwa gisegeta amahoro. Mbanje kubasuhuza mwebwe mwakoze subscribe ku Muvuno TV, cyane cyane bakunzi b'ikiganiro Inyanja itagira iherezo. Ndasaba n'abandi batari babikora kuba babikora, ndetse like na share kugira ngo ikiganiro nk'iki cyiza kijye kibasha kubageraho kandi kibagereho ku gihe. Mu gihe ubu M23 yo ikomeje gufata utundi duce nka Rubero, Kamanyora, Uvira n'ahandi, ikibazo kimaze gucanga isi, aho ibihugu bitangiye kuba mu rujijo. Bamwe bati biterwa n'u Rwanda, M23 nayo ati ntaho duhuriye n'u Rwanda, ndetse uruhare rwa buri gihugu rutangiye kugaruka, aho ibihano bya hato na hato bifatirwa ibihugu ari u Rwanda rubifatira cyangwa byo bifatira u Rwanda. U Rwanda rwabifatiye Ububiligi, naho Amerika nayo ibifatira u Rwanda by'umwihariko kabarebe. Hari amafoto ndetse n'itangazo byatambutse ku gihe.com yuko hari intwaro nyinshi zitandukanye zagaragaye mu baturage. Ihuriro rya FC cyangwa se M23 ryeretse itangazamakuru imbunda 150 ziganjemo izo mu bwoko bwa AK-47 rimaze kuvana mu baturage nyuma y'uko rifashe umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Kwa 14 Gashyantare 2025, iminsi ibiri y'uko AFC cyangwa se M23 rifata umujyi wa Bukavu, nibwo abapolisi n'abasirikare ba Congo bahunze basiga imbunda nyinshi ziganje mu baturage. Muraje mukomeze mureba amafoto y'uko izo ntwaro koko zihari kandi zasizwe koko. Ese kubera iki abaturage bemeye kuzisigarana? Ese koko umwanzuro mwiza nuko ingabo y'igihugu nk'umusirikare cyangwa se umupolisi atahungana intwaro ahubwo akayita mu baturage? Ese kubera iki ari intwaro gusa zahasigaye, imyenda yo ikaba itarahasigaye? Ese bo ntago baba barivanze mu baturage? Reka dukomeze tunarebera hamwe iri tangazo ndetse n'aya mafoto. Ibindi nabyo nkanjye Ken Chris ukomeje kubibagezaho, nzakomeza kubashakashakira, nzakomeza gukora ubushakashatsi ntacitse intege kuko ndabakunda cyane, mfatanyije n'umwedita wanjye ariwe Justin Ngombwa. Nkomeje kubasuhuza kandi nkomeje kubabwira ko mwakora subscribe, like na share mu buryo bwo kudushyigikira. Mugire icyumweru cyiza.